Bakunzi ba Gorilla HF TV, twongeye kubasuhuza mwiriwe, muri kumwe n'inshuti yanyu François, buri munsi ugerageza kuba updatinga, abagezaho amakuru cyangwa se ibiganiro bigezweho Gorilla TV bagiranye n'abantu mu ngeri zitandukanye. Muri aya masaha rero turabagezaho ikiganiro twagiranye na manager w'uruganda rumwe rw'imyumbati rutunganya imyumbati ruri mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Kanazi, umudugudu wa Kagirazina. Tukimara kuhagera twakiriwe neza n'uwo mugoronome warwo, ndetse aradutembereza mu bice byabo bitandukanye. Yabanje kutugeza ahantu batonorera imyumbati banayirongera, hanyuma atwereka iyo bamaze kuyironga ahantu bayijyana bakayinika ikamaramo iminsi ibiri. Iminsi ibiri ishize bayivanamo bagahita bayijyana ahantu bayanika. Nyuma ahantu bayanika ikahava yinjira muri mashine iyisya, yamara kwisi ikavanamo ifu. Iyo fu bakayifunika neza muri ambaraje nziza, hanyuma bakageza ku isoko. Ako karere rero ni akarere iri mu butaka bubereye imyumbati nk'uko basanzwe bayihinga, ariko hamwe namwe ugasanga ntabwo bayihinga kinyamwuga. Twaganiriye nawe, hanyuma agerageza kutubwira imikorere yabo, imikorere y'urwo ruganda. Muri kumwe na Gorilla HF TV kuri telefone 0782454560. Twongeye tubibutse gukora like, ukande ku ijambo ritukura ryanditse subscribe, ndetse ukore share mu nshuti zawe, mu magurupu ubamo, ukundisha abantu. Gorilla HF TV ni televiziyo yanyu ikora kuri murandasi, ibakunda kandi mukunda, ibagezaho ibiganiro bitandukanye mu ngeri zitandukanye. Urubyiruko, abasheshe akanguhe tujya tubageramo, ndetse n'abubatsi ingo bakiri amajigija n'ibikwerere, hose tugeramo tukumva ibyifuzo byabo kandi bakagerageza kubigeza kubisangiza abandi. Niyawe rero uwo madamazere uyobora manager w'uru ruganda, twagerageje kuganira nawe tumubaza ese aho uko uruganda rwatangiye. Atubwira yuko izina ry'uru ruganda ryitwa Kabizu. Kabizu akaba ari umugabo n'umugore batangije amazina yabo bavanamo inyito y'uru ruganda yitwa Kabizu. Mwese murabyumva, ni ibintu bishimishije. Aka karere ni akarere twifuza yuko kahinga imyumbati mu buryo bushimishije kugira ngo kazahaze ruriya ruganda, kuko n'ubundi akarere ka Bugesera ni akarere gasanzwe gahinga imyumbati. Ubwo rero turaje tubagezeho icyo gusa, nk'uko na manager akomeza abivuga, arakangurira abaturage bose baturiye uruganda b'akarere ka Bugesera kwitabira guhinga igihingwa cy'imyumbati, kuko ruje rwose ruje kubabera isoko. Manzi zigihuza akarere abaturanyi bako bahinga imyumbati, kuko avuga ko bakenera imyumbati myinshi. Murakoze cyane, reka dukomeze tumukurikirane. Urwo ruganda rwashyizweho mbere n'ubu ngubu ni igisubizo kugira ngo rwongerere ubuzima bimwe mu bihingwa tugira, kandi bigira igihe gitoya. Mu rurimi rw'amahanga baravuga ngo ni shelf life is short, kugira noneho bibwongerere, it's like processing. Muri zimwe muri product tugira habamo icyayi, ikawa, ndetse ifu y'igikoma, ndetse n'ifu y'imyumbati.
twahisemo kuza gukorera ahangaha mu Bugesera kuko imyumbati iba mu bihingwa bihingwa mu karere k'Iburasirazuba. Twaje ahangaha rero kugira ngo dufatanye na koperative yaho ya Kuvakanya kugira ngo twongere tubyure ko ntago hakoraga, dukorane n'abaturage babandi babuze amasoko y'imyumbati yabo. Harimo bambwiye ngo bajya bayirekera mu mirima yabo ikangirika, noneho tuje turi igisubizo kugira ngo nimba ya myumbati, nimba n'akarere cyangwa se akagari n'umurenge byarananiwe byo kuyafodinga, tuyiprosesinge tuyigeze no ku bandi kandi n'abayihinze nabo babonyemo inyungu. Urumva umuturage arayiza nanjye nkamuha amafaranga, ni inyungu kuri njyewe ko nanjye iyo ngiye kubikora hari igiciro nanjye nshyiraho kugira ngo mbone inyungu. Ugasanga business mu Rwanda ishingiye ku buhinzi iragutse, kandi ntabwo produit yacu tuyicuruza mu gihugu gusa, uretse amasupermarket akomeye muri Kigali ndetse no mu ntara, yambuka n'amahanga ko iri export. Urumva nimba imyumbati tuvuze ko yavuye mu karere ka Bugesera iri hanze muri Belgique, kuko buno product zacu ziriyo hose, ni ishema ku gihugu ndetse no ku karere ka Bugesera. Isoko mbati mukarya mukansagurira nkanjye nk'isoko ndetse nanjye nkabagereza imahanga. Urumva twese tubyungukiramo ndetse bikaba n'ishema ry'igihugu ndetse n'akarere muri rusange. Ihumure uru ruganda rwanyu se nibwo rwandikishijwe muri RDB kora, ariko mbere rwakoraga uko tugenda twagura soko abimahanga uko ajya akabona igikeweyo. Mu 2007 nibwo yabonye ko imyumbati burya ibaza gushyamo n'imyumbati. Mu busanzwe yakurwaga ariko nk'umuntu atembera agwa muri kanazi. Bakunzi ba Gorilla HF TV, rero nkuko mwakomeje kubyumva mu kiganiro tugiranye na Ihumure, manager w'uru ruganda yitwa Kabizu, yagerageje kubisobanura rwose. Ni karibu rero, turabaririkiye abahinzi bose b'imyumbati, yaba abo mu karere ka Bugesera cyangwa mu nkengero, kuko nkuko yabitubwiye afite ubushobozi bwo kuba yakwakira imyumbati ihagije bakayitunganya, ndetse mu byo yatubwiye batangariza abanyarwanda n'abakunzi bakaba bifu ya Kabizu, nuko rwose yageze